amatunda. Niyo mpamvu ngo ngusobanurire neza cyane kurota urya amatunda, ese ngo byaba bisobanuye iki? Niyo mpamvu mpari ngo ngusobanurire neza cyane icyo byaba bisobanura. Kurota urya amatunda rero bisobanuye byinshi cyane. Kurota urya amatunda, imbuto nka mango cyangwa se inanasi, pome n'izindi, akenshi bifatwa nk'inzozi nziza cyane kandi zifite ibisobanuro byiza mu buzima. Dore ibisobanuro bishoboka. Ibisobanuro rusange rero ahangaha kurota urya amatunda, ahangaha ni ibyishimo n'imigisha. Amatunda rero asanzwe agaragaza ubuzima bwiza, umunezero n'imigisha igiye kuza. Ahangaha nanone kandi ibindi bisobanuro byiza, ahangaha bisobanuye ko ku byo wakoze, bisobanuye ko ari ibisubizo byiza ku byo wakoze. Nanone kandi amatunda asanzwe agaragaza ubuzima bwiza, umunezero n'imigisha igiye kuza. Ahangaha nanone kandi bishobora kugusobanura ko hari ibyo wakoze ndetse bigiye gutanga umusaruro mwiza nk'akazi cyangwa se ubucuruzi. Aha nanone kandi bikavuga neza yuko nanone kurota urya amatunda bivuga neza yuko ari urukundo n'imibanire myiza. Hari igihe biba byerekana amahoro n'urukundo mu buzima bwawe. Ahangaha nanone kandi ngo biterwa n'uko ayo matunda yari ameze. Amatunda meza yeze neza, amahirwe n'ibyishimo nicyo bisobanuye. Amahirwe n'ibyiza byinshi biri imbere. Aha nanone kandi bikavugwa neza yuko amatunda atarera neza cyangwa se aboze. Ahangaha ngo bishobora kukuburira ko hari ibitagenda neza cyangwa se ngo amahirwe ashobora kugucika. Aha ngo kurya kandi kuyarya nanone wishimye bisobanura umunezero n'ituze mu mutima. Ibi byose rero murumva neza yuko rero ari ibintu byiza cyane. Ngo kurya ahangaha nanone ngo kurya ahatirwa cyangwa se atishimye, ahangaha ngo hari ibintu utanyuzweho mu buzima bwawe. Ngo kuyarya utishimye cyangwa se ahangaha cyangwa se uyahatirwa. Ahangaha bivuga neza ko hari ibintu ngo utishimiye cyangwa se ngo utanyuzwe. Komeza ubane natwe rero gatanu kandi ukanda subscribe. Yes, bakunzi ba Gikundiro TV show, ndizera yuko kandi mukomeje kugubwa neza. Mwese rero ndabasuhuje, mukomeze mugubwe neza. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe umuti uvura umugongo. Ese umugongo waba warakuzengereje? None ahangaha rero nkuzaniye ikintu kimwe gisobanutse kandi gishobora kukuvura umugongo, maze kandi ukajya ugenda wemye, apana kugenda wunamye kubera impamvu z'umugongo. Gusa ariko umugongo niwo ugize umuntu. Umugongo kandi ugufatira hejuru y'aho uwicarira. Umugongo uba ukaze cyane, ariko none ahangaha rero nkuzaniye umuti mwiza cyane ushobora gukoresha mu buryo kandi bwo kwivura umugongo. None ahangaha rero tugiye kurebera hamwe cyane ibintu bishobora kuba byatera umugongo, ndetse kandi nyuma tubagezeho n'umuti uvura umugongo kugira ngo ibintu byose bigende neza. Kurwara umugongo rero rimwe na rimwe nk'uko inzobere zacu zagiye bisobanurwa neza ko ngo ari ukuba wicaye nabi, cyangwa se kuba wicaye uhese umugongo, uhese urutirigongo. Ni mu gihe rero uba wicaye ku ntebe ugahora wihese ndetse uticaye wegamiye nk'abandi bisanzwe, aho ngaho rero ibyo byose bizakuviramo ingaruka zo kurwara umugongo. Ariko nanone kandi ikindi gishobora kugutera umugongo ni mu gihe kandi wicaye mu ntebe zawe wiguriye muri salo, mu gihe kandi bashyizeho udusego dushobora gutuma umugongo utangirika, wowe agasego ukicara ugafashe mu ntoki. Turiya dusego rero ntabwo dufatwa mu ntoki, ahubwo ni utwo usegura inyuma ku mugongo mu gihe kandi wicaye.
Ariko nanone kandi nanone ko ikintu gishobora kugutera umugongo ni mu gihe kandi uryama wubamye, ibyo byose rero bitera umugongo. Mu gihe uryama wubamye bisaba ngo ubihindure, uhindure iyo pozisiyo ndetse uryame neza nk'uko byagenwe kuko kuryama wubamye bivuna umugongo kandi ikindi bikanatera umugongo udakira. Ariko none aha ngaha rero niyo mpamvu mbazaniye umuti wo kwivura umugongo, dore ko abantu benshi bagiye banyandikira bambwira ko nakora k'uyu muti ushobora kuba wabasayidira mu bijyanye no kwivura umugongo. Aha ngaha rero nicyo kintu nkuzaniye neza cyane iyo ugiye kwivura umugongo, uyu ni umuti rero muhora munyuraho cyane ndetse abenshi banawuca uko biboneye bakawujugunya byihuse cyane. Uyu muti rero nta wundi ni umuti bita urwiri. Umuti bita urwiri, uyu muti rero uvura umugongo neza cyane ugakira burundu. Aha ngaha umugongo urakira rwose kandi ukongera ugahagarara ukema ndetse kandi ukumva ko utambuka ukomeye. Mu gihe kandi warwaye umugongo byose biba byapfuye, aha ngaha kuko byose biba byazambye, ntabwo uba ugihaguruka, ntuba ukigenda ukomeye nk'abandi, icyo gihe rero uba ugenda ufite urwikekwe ndetse no kugenda kandi byanze, uba ugenda ukururuka kandi nk'aho urwaye indwara iremereye cyane, ni indwara rero n'ubundi iba iremereye. Aha rero abantu benshi wakwibaza uti ese uwo muti ukoreshwa ute, ese bigenda bite? Aha rero iyo mvuze urwiri ni urwiri mbese muri make ni imizi y'urwiri. Urwiri urarufata ukaruronga neza uko wakarukuye mu butaka, babandi rero bajya barukura mu butaka bagenda baruvangura barujugunya, ahubwo mujye mururunda hamwe cyane. Urugwiri rugiye kujya rukora akazi neza cyane. Uru rwiri rero urarufata ukaruronga, warangiza ukarushyira mu gasekuro maze ukaza gusekura. Ntabwo ari amababi yarwo ahubwo ni turiya duti twarwo, turiya tuva mu butaka cyane cyane. Uradufata rero ukaturonga neza cyane n'imizi yose ukaronga, wamara kubona dufite isuku ugashyira mu isekuru ugasekura, ufata twinshi cyane, wamara gushyira mu isekuru ugasekura, ariko nyuma ukaza gushyiramo litiro y'amazi. Wamara gushyiramo litiro y'amazi ni ukuvuga ngo umurwayi urembye cyane umukubita akarahuri kamwe, cyangwa se ubwo ni ukuvuga ngo ku munsi anywa uturahuri 4. Mu gihe ukirangiza kuwusekura umukubita kamwe, na nyuma ukaza kumukubita kandi witonze, gutyo ku munsi akanywa uturahuri 4, bigakorwa mu minsi 21. Muri iyo minsi 21 rero niho kandi umuntu bigaragara ko umugongo wakize neza cyane kandi ko afite akabaraga. Gusa ariko urwiri ruvura byinshi cyane, ruvura byinshi mu mubiri w'umuntu ndetse kandi ruvura bitandukanye. Urwiri buriya nabwo kandi mu muti uvura umwijima w'amaso, urwiri nabwo rujyamo, cyangwa se biriya bita umwumba w'insina. Ibyo byose rero nakubwira ngo bifite agaciro gakomeye cyane. Aha ngaha rero ni ibintu byiza cyane, ari nabwo ndetse kandi abantu benshi bari buze gusobanukirwa. Wowe icyo usabwa ni ugukina videwo yose ukayirangiza, ndetse kandi bikarangira ubonye igisubizo cyiza cy'umuti wakuvura umugongo. Gusa ariko ni byiza cyane guhora twiga, ni ngombwa, dore ko kwa muganga hari igihe bagukubita imiti bikanga, ukivuza ugatagangara, ibintu byose rero bikagenda nabi cyane. Gusa ariko rero reka rero ngarukira aha ngaha cyane, turagaruka tureba undi muti ugezweho, undi muti ushobora guhangara indwara ikomeye cyane. Gusa ariko namwe muri komenti mujye mutubwira iyo twakoraho, niba mufite indwara y'abazonze. Iyo ndwara y'abazonze rero twareba umuti wayikoraho, maze ibintu bikagenda neza cyane gatanu ku kandi. Mwese rero mukomeze mugubwe neza, ba diaspora mwese turabasuhuje, ariko nanone mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose, Imana kandi ibishimire.